umwe w'icuraburindi, ingabo zose z'umwijima zikagutera, ugasigara wibaza niba Imana ikikwibuka, cyangwa se mw'ijuru waribagiranye burundu. Ariko Imana ijya idusetsa iyo twihebye, hari umwijima ubudika ukiheba, ariko isezerano ryayo ntirijya rihera. Ikwikunda abayikunda, bitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo b'igihumbi. Ibikangisho bya Satani ibigira umubare, aguteza indwara, ubukene n'ubwihebe, agushyira mu buroko, agatwara urufunguzo, akibagirwa yuko Yesu afite the master key. Ariko Imana ijya idusetsa iyo twihebye, hari umwijima ubudika ukiheba, ariko isezerano ryayo ntirijya rihera. Ikwikunda abayikunda, bitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo b'igihumbi. Imana yasekeje Sara, imugize umubyeyi ashaje, umupfakazi wacumbikiye Eliya mu mapfa, ibyara umunsi umwe agapfa, bihinduka imyaka 3. Ahantu kure wajya ngo Imana ntihabukure. Ariko Imana ijya idusetsa iyo twihebye, hari umwijima ubudika ukiheba, ariko isezerano ryayo ntirijya rihera. Ikwikunda abayikunda, bitondera amategeko yayo, ikageza ku buzukuruza babo b'igihumbi. Ntukangishwe n'ibyo ucamo, n'intare ziziritse, utegure guseka nawe bidatinze. Imana ivubira imvura ababi ndetse n'abeza, itegura ibitwenge by'izuba rya mu gicuku. Ariko Imana ijya idusetsa iyo twihebye,
ubuzima